Hello guys, twongeye kubashimira kubasanga kuri umuyoboro wa ICT Rwanda. Muri kano kanya tugiye kubereka uburyo wakwifungurira Momo Pay, kode ya Momo Pay kuri MTN ukoresheje telefone yawe. Inshuro nyinshi iyo ujya kwishyura cyangwa se kwishurwa hage bakubwira ngo ese ufite kode tukwishyure. Wowe wajya kwishyura ukabaza ati ese hari kode mufite? Iyo kode bigenda bite kugira ngo nawe uba uyifitiye ubashe gutanga serivisi zinoze za MTN Mobile Money. Ibi ngibi icyo bifasha kugira ngo wowe n'umukiriya mubashe kwishyurana hatabayeho ngo umukiriya wawe bari buze kumucaginga cyangwa se kumukata amafaranga runaka, nawe nujya kwishyura batagukata amafaranga runaka. Wabyikorera gute rero? Ukisabira code bitagusabye kujya kuba agent cyangwa se kuri service center MTN gusaba code, ukabyikorera wowe ubwawe ukoresheje telefone yawe. Tutatinze rero reka nze dutangire tukwereke uburyo wakisabira kode ya Momo Pay. Ibisanzwe urajya muri telefone yawe aho usanzwe wandikira nimero, wandikemo 182 akanyenyeri 8 urwego wemeze kuri simukadi ya MTN. Numara kwemeza kuri simukadi ya MTN bahita baguha amahitamo atatu. Urahita ukora urahita ukanda hano kuri gatatu yandikishe nk'umucuruzi. Okay, wemeze. Urahita ubona nanone andi mahitamo baguha. Urakanda hano kuri next. Ukomeze uhitemo hano hari 7 izindi serivisi wemeze. Ushiremo umubare wawe w'ibanga ukoresha kuri Mobile Money wemeze. Bahita baguha code ya Momo Pay. Ubwo code ya Momo Pay ni iyihe? Ni iyi ngiyi 1858161556. Iyi niyo code yanjye. Nawe ushaka gufungura code mu mazina yawe wagira ute? Wakora muri buno buryo dukozemo kugira ngo ubashe kwisabira code. None reka tugenzure ko ya code yacu twamaze gusaba ya Momo Pay irimo gukora, igakora kandi neza ku mazina yacu. None nk'ibisanzwe ugiye kwishyura kuri Momo Pay ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri kadushaho ya code baduhaye ni 1858 urwego. Tukande OK nyine twemeze kuri simukadi ya MTN. Tutegereza gatoya. Aha ngaha baradusaba gushamo umubare w'amafaranga, kadushamo amafaranga we na 500. Twemeze. Urabona ko code yacu iri gukora neza. Urabona hano kuvuga ati ugiye kwishyura amafaranga 500 kuri aya mazina, ubwo niyo mazina ari kwira simukadi. So muri video ikurikira tuzabereka noneho uburyo wa transfera ari amafaranga ukayakura kuri code ukashira kuri Mobile Money yawe, ndetse n'uburyo wabasha kuba wibagiwe wa mubare wawe w'ibanga, wibagiwe ira code, uburyo wakongera kuyibutsa bitiriwe bigusaba kongera gusaba indi, dore ko code isabwa rimwe yonyine idasabwa inshuro irenze imwe. So guys, nimba uri kubona icyo iyi video igufashije mu kuba wabasha kwitangira serivisi zigiye zitandukanye, kanda like, kanda subscribe, ndetse wibuke no gusharinga kugira ngo iyi video ibashe kugera ku bandi bose bayikeneye. Ciao, reka tuze kubona muri video ziza gukurikira. ICT Rwanda, isoko ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.